nubwo umubona agenda mu modoka zihenze, nubwo umubona aba mu nzu zihenze, nubwo umubona yambaye imyenda ihagaze amamiliyoni, nubwo umubona asohokera mu mahoteli akomeye, hari ubundi buzima bugoye yabanje kubamo. Uyu munsi ndaje ngo turebe ubwo buzima bugoranye yabanje kubamo ni ubuhe, bwari bumeze bute? Ese amateka y'uyu musore umaze kubaka izina muri sinema nyarwanda ni ayahe? Uyu munsi ndaza kukwereka amafoto n'amashusho amugaragaza akiri muto, akiri kwishakisha, byari bimeze gute? Ukurikiranye Jean Paul TV Show, wibuke gukanda subscribe, wibuke gukanda like, ubundi tujye tubana buri munsi, kandi wibuke kuduha igitekerezo cyawe muri comment. Reka nguhe ikaze. Ubundi uyu musore amazina yiswe n'ababyeyi ni Nsabimana, nyuma yaje gukura yongeraho irindi zina rya Eric, niko kwitwa Nsabimana Eric. Akaba yaravutse mu 1999, avukira mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze, mu Ibereshi rya 4 mu mujyi wa Musanze. Uyu Nsabi ni ubuheta mu muryango w'abana 4, bakaba bagizwe n'abahungu 3 na mushiki wabo ari nawe mfura yabo. Uyu Nsabi yakuriye mu buzima bwari bugoye, rimwe na rimwe kujya ku munsi byabaga ari amahirwe kubera ubuzima butari bworoshye. Ise wa Nsabi yari umufundi wapagasirizaga i Kigali, nyina akaba yari umuhinzi. Kuko ubuzima butari bworoshye, Nsabi n'abavandimwe be bize ubuzima bakiri bato. Nsabi yavuze ko mu bwana bwe n'abavandimwe be bize gukarabuka bakiri bato, yego nibyo ababyeyi babitagaho, ariko bitewe n'ibibazo by'ubukene hari ibyo batitagaho, bikaba atari ukubera urwango, ahubwo ari ukubera ubuzima bitewe n'ibibazo ahanini byari bishingiye ku bukene. Mu kuvuka kwe iby'amazina ntibabyitayeho, ahubwo yaravutse ati mumwite Nsabimana, kugira ngo abone irindi zina rya kabiri. Abakozi ba statistique bari mu ibarura basanga iwabo nta babyeyi bahari, bababaza amazina yabo basanga bose bafite rimwe, niko guhita bibatiza. Amazina yose ni Nsabi wayatanze, niko kwiyita Eric, n'abavandimwe be abaha amazina. Nsabi amashuri abanza yayize mu bigo 2 bitandukanye, yahereye kuri Rubona, akaba yarahize umwaka umwe. Iki kigo ntabwo cyari hafi y'iwabo, ahubwo hari ibigo byinshi yari kwigaho byari hafi y'iwabo. Ahubwo impamvu yagiye kuhiga nuko iki kigo cyahabwaga na KSB inkweto za bodaboda z'ubuntu. Nyine yamubwiye ko agomba kujya kuhiga kugira ngo azahabwe bodaboda z'ubuntu, kubera ko ubushobozi bwo kugura izi bodaboda butari kuboneka. Aho yaje kuhava ajya kwiga ku kigo cya Bwuzura Primary School. Icyiciro cy'amashuri yisumbuye akiga kuri Karinda Secondary School. Icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye akiga kuri Muhoza ya mbere High School. Yiga ishami ry'imibare, ubutabire n'ibinyabuzima, ari byo bita MCB. Ubwo yari mu mashuri yisumbuye mu mwaka wa 2017, byatangiye akina filimi Imbona nkubone. Muri icyo gihe yagize uruhare mu ikinamico ku ishuri yigagaho, nubwo atari umukinnyi ngenderwaho, ariko ibyo yagombaga gukina yabikinye neza, bibahesha igihembo, bimutera imbaraga ku ishuri yigagaho. Yaje kujya muri Media Club yahuzaga abanyempano batandukanye, barimo abakina ikinamico, abahanzi n'abandi. Biza gutuma abicyamamare ho yigaga. Uyu musore azwi mu gukina filimi gusa, ariko afite impano nyinshi zitandukanye. Dr Nsabi avuga ko agisoza amashuri yisumbuye yari yaribonyemo impano zitandukanye, niko kwitekerezaho ashaka icyazamubeshaho, agishakira mu mpano yari afite. Aho gushaka kubakira ku kazi k'ikiyede n'igifundi yajyaga afasha se, yaricaye ati ese ko nzi kuririmba, ubu sinazavamo umuhanzi nka The Ben cyangwa se Melody? Akora imibare abona harimo imbogamizi, arongera ati se ubu ko nzi gukina sinazajya gukina nkaba nka Jimmy Gatete? Nabyo asanga birimo imbogamizi, niko kureba ati si ko nzi gukina filimi sinazajya muri sinema bikagenda. Yakoze inyigo abona birashoboka, ahita atangira urugendo rwo kuba umukinnyi wa filimi bya kinyamwuga. Kuva ubwo aho yari Musanze yakoranye n'abaturanyi barimo Bandaranye Ubutumwa, Bijobija
n'abandi batandukanye. Bakora itsinda baryita Icyerekezo Group, bakajya bitoza gukina filimi bashaka aho bazamenera ngo binjire muri sinema. Nsabi icyo gihe nta telefone yagiraga ngo abe yamenya gukwirakwiza ibihangano bye ku mbuga nkoranyambaga, gusa yaje kubona telefone atangira gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ariyemeza ati ibi ngiye kujya mbishyira ku mbuga nkoranyambaga, ati ndabizi abantu bazabikunda. Gusa byari bigoye kuko abantu batabanje kubikunda bakajya babirenza amaso. Gusa nyuma baje kubikunda. Gukora video byari ibintu byabagoraga cyane kuko byose bakoreshaga telefone mu gukora shuti. Amashusho bayafatiraga ukwayo n'amajwi ukwayo, bakaza kuyahuza nyuma bakabihuriza muri telefone kuko ari nayo bakoreshaga barimo kweditinga. Uyu musore we n'ikipe ye batangiye ibyo gutera urwenya bifashishije imbuga nkoranyambaga nka Instagram, nyuma baza gukorera kuri YouTube ya Irebero TV, n'ubu bakaba bakinyuzaho ibihangano. Mu mwaka wa 2020 Dogiteri Nsabi nibwo yatangiye kumenyekana biturutse ku mashusho yasakajwe, abantu bakamwishimira, dore ko mu gutangira yoherezaga amashusho yabonaga wese, bamwe bakamutuka abandi bakamuboroka. Nyuma amaze kwamamara akajya abona mu bo yandikiye bamwohereza ubutumwa bamubwira bati wow uri umunyempano. Ibihangano bye byatangiye kumenyekana ariko we nka nyirabyo ntamenyekane. Byategwaga n'abantu bafataga amashusho ye bagakatamo amazina ye. Ibwo yaje gushaka uko yagira umwihariko watuma uwamubonye inshuro imwe atazamwibagirwa, yakongera kumubona akamumenya. Aha niho yaje guhangira imyenda yihariye ikaba ikirango cye. Aha niho havuye imyenda yambara idahinduka ku izina akoresha rya Dogiteri Nsabi, kubera ko yize MCB yumvaga azaba umuganga akaba dogiteri. Aha niho yahereye yiyita Dogiteri Nsabi. Yakomeje gukorana hamwe n'ikipe ye, agenda agaragaza impano, abantu bakagenda bayikunda, abantu bakagenda bakunda ibihangano bye. Umunsi umwe yaje kujya ku kiganiro Clement yari ari gukorera kuri Instagram. Clement amuha karibu, baraganira baremeranya, bemeranya gukorana bakareba ko hari icyavamo. Barakoranye, bagikorana bwa mbere. Clement n'abandi bakinnyi bari bafite amazina akomeye muri sinema batangarira impano yari afite. Nsabi niko gutangira gukorana na Clement, gukorana n'abandi bakinnyi bari bakomeye nka Inkindi Aisha n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye bari bafite izina rikomeye muri sinema nyarwanda. Gukorana n'ikipe ya Clement byongeye ikibatsi mu kuzamuka kwa Nsabi. Noneho Dogiteri Nsabi abikimenya bose. Kugeza ubu Dogiteri Nsabi ari mu banyagwenya bakomeye mu Rwanda kandi batanga icyizere ko bazakomeza gutumbagira, dore ko bimurimo atabishakisha. Kugeza ubu akina muri filimi nyinshi zigiye zitandukanye kandi izo filimi zamuhinduriye ubuzima ku buryo bufatika. Uyu Nsabi n'umuryango w'iwabo akaba yarawuhinduriye ubuzima ku buryo bufatika. Urumva ko uyu Dogiteri Nsabi ahagaze neza. Akaba ari nako tuganye ku musozo w'iki cyegeranyo. Nimba wagikunze uze ukanda subscribe, ukande like, usige udutima muri comment nimba ukunda Nsabi. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.